Debera nukuri kw'Imana uyu munsi ndateka umutwe gute kwe. Debera icyango namba irebe icyango magaze. Oya uyu munsi ntago nagenda nsagurika pe. Subira kuraho icyango nifunga mali. Debera nukuri kw'Imana kiriya cyango. Ndakibona gute mali. Imyenda muganga iri hehe na za nkweto mana yanjye ubuse ni ndabitwaye kandebe neza mana yanjye none umugabo aranyica ndamubwira icyo ubungubu ko imyenda n'inkweto nanitse byose ndabibuze ubuse ndabitwaye none aramamba nsubiye iwacu Gapada sa gapada pada. Yesu ashimwe mukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Gize amahirwe turahuye. Imana yakuntumyeho. Imana igumugisha n'izina ry'Imana. Vugira ati haleluya. Haleluya. Wongera uvuge haleluya. Haleluya. Imana yakuntumyeho. Ari ijambo ngiye kugusangiza ryanditse muri Yeremiya 33 umurongo wa 3 haranditse ngo nabaza nanjye ndagutabara mwereke ibiruhije tabasha kubona. Ongera umvugire ati haleluya. Haleluya. Ongera umvugire haleluya. Haleluya. Iri jambo nimba uri umukristo ugeze mu bibazo tabaza Yesu mwami wacu n'umukiza Yesu azagutabara. Imana igufite imigambi ikomeye cyane. Nkuru umucuruzi ugiye kugenda wunguke. Imana igufite ibitangaza. Ejo mu gitondo uzinduka ujya gusenga. Narakennye mu gitondo ndabyukira ku rusengero. Pastor mu gitondo ndabyukira ku rusengero nzanye n'ituro ryishimye. Imana igumugisha pastor, Imana numva nadiga pastor. Imana yabwe icyubahiro n'izina ry'Imana. Gitondo saa moya uzazindukire ku rusengero. Ibigiye kukubaho. Mana we. Ndabireba. Ndabireba mana we. Ugiye kugenda wunguke. Notre appel direct speech. Twarizorate. Umukozi wawe. Nubwo ntumva urakoze pastor. Urakoze no kuri kw'Imana. Asengesho. Imana yakuntumyeho. Nugira ikibazo. Pfukama musengere. Uwiteka Mana. Uwiteka kugira neza. Turi imbere y'amaboko yawe. Turi kumwe n'umwari wawe. Turi kumwe n'umugira neza wawe. Ndambitse imbere y'ibiganza y'umwari wawe. Ibigiye Mana yanjye. Wamuntumyeho Mana. Aba umukozi wawe. Ukubaha Mana. Uko wamuntumyeho niko mubwema. Uwiteka Mana. Uwiteka kugira neza. Mana. Umuhe gukomera. Umuhe gushikama. Haleluya. Tugusabye twizeye mwami. Twizeye kuri umwami w'umukiza mwami. Haleluya. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Pastor Imana igumugisha pe. Pastor wansengeye ariko nta nubwo wambwiye izina ryawe. Njyewe ubundi banyita Pastor reka mbabeshye ni mugihe. Kubera iki se kandi? N'umuntu nawe ushobora kwibaza iryo zina ninde wari kwisi. Umuntu warinyise. Umva narabonekewe. Ngamye Uwitekanyo anzira mu nzo zarambwira ati genda uhanurire abantu witwa reka mbabeshye ni mugihe. Iryo zina ntuyibazaho cyane. Rero urabona natwe abapasteri
duhanurira abantu ariko ari igihe tuba dukeneye n'ay'agasabune amafaranga y'agasabune tukajya gufura urebye nawe ko wangenza wama n'ay'agasabune nkajya gufura ni umukozi w'Imana rwose waba unkoreye. Pastor nibyo koko ndabyumva ariko amafaranga mfite yose ari kuri mobile money ahubwo wambwira nimero yawe nkaza kuyakoresha. Nta kibazo umukozi w'Imana reka nziguhe andika 078 27 49 508 nariba ubonye ko wangenza wanyoherezaho ajya nandike irihe zina andika pasiteri reka mbabeshye ni mu gihe rero njyewe mukozi w'Imana hari abantu benshi Imana iba yanumyeho ariko ikikwemeza ko Imana igufite imigambi niwe wa mbere yanumyeho. Rero reka ngende ari umupapa hariya w'umusaza ngiye kubwira ijambo Uwiteka yamutumyeho reka ngende ubu tuzasubira. Pastor Imana ibaho umugisha. Kunshimira si ngombwa genda ushimire Uwiteka mwami n'umukiza wacu ari ushimira nta kibazo. Pastor yego urakoze Imana kandi ibaho umugisha. Hakunda n'ibijumba byapfubye. Ese Pastor ntago ariwe wamanuriye cya gihe nose ubu ngubu uje kuhanura iki none? Ngiye kukubwira ibintu birimo amafaranga barambwiye ngo muri uyu mudugudu niwo uca ibintu uriba bimudandana subizi ko ni pasiteri. Ndabizi reka ndi pasiteri se wahehe ndi umunyamanyanga wigendera urabizi izina ryanjye ngo pasiteri reka mbabeshye nigendera umva n'iryo zina ararara none ushatse kuvuga ko uri umutekamutwe. mfite igipurani ngiye kukubwira tugiye kwita tujya haka kanya mbaza ngo ni iki ese cyaka Pastor wa kakagabo nakita kagabo kugukarananutse kakandi k'igikara bita Aristide cecekera ura w'igikara cyane ndamuzi ceceka ndamuzi hano umugome. none se kusaze natarakubwira nigeze kujya kwiba ipasi ibintu yarankoreye ceceka reka nyine mubwire yagiye ndamuhanurira ajya mu mwuka we ajya mu mwuka bimwe byaganje ndamubwira ejo mu gitondo saa moya uzajye gusenga umva arazindukira niyo mpamvu ndimo kubwira ati umva tujye ku gikorwa umva yagiye nta muntu usigaye mu rugo rwe ubu yagiye ubu yapfukamye yahindishije yasenze umva tujye kumwiba. Pastor reka nkwizere nyizera turagenda turamwiba nyizera ma ufite ubwoba mani kumura Pastor kumva biteye ubwoba kuri uriya mugabo ko ndeba akaze nyizera uriya mugabo kakaze nyizera njyewe ako ntari we kubera ko uzwi ntari naramuhanuriye ndamubwira turabona abapasiteri nkatwe tuba dukeneye ayisabune yewe umva muha nomero zanjye za mobile money baba we mu gitondo nazindutse mbona 5 inota y'ibihumbi 5 uri umunyamahirwe we nakara kagabo n'ubugome bwawe niwe wa mbere wamuye amafaranga menshi undi yamagije na y'isabune senkani yarayamaye ibihumbi 5 ubwo n'ibindi byaba kubundi nisangana kantebere bakumire byina 59 igikorwa kigiye gutangira tugende umunota umwe uradufatiraho twuriye igipangu twagezemo bambwiye ngo asohotse mu gipangu cy'uburu naho uriya ne niho naho ngaho yega kagabo gakiza yego gwe ari amuzi yose nayako nka data nayako umva kariya kagabo tugiye kugenda tukiba nizera tugende turakiba we tugende uyagiye kuri weka ese mwana ubundi tugiye kwiba ibikoresho birehe twiba we nyizera ntabwo sikoze nzi gusetsa ingufuri nari umusaza ahubwo tukarenge mwana ngiye karuko gataruka niho gutwika igipapuro pasiteri kagateka mitwe ndaje nkwereka ngiye mu gutaruka ibipangu buryo nge ndende kakajyamo buriya ntakajyapinge bigeze amani jyamo uranyumva se nguriya warumye ajya mu miryango n'ibyo uwo n'ibyo umuntu wera ariko nturiye ndebera n'aka kagendesa ko ndeba ugenda utitwaje ibikoresho urarufungurisha nakubwiye ngo ubindekere se njyewe ndarushetse rero nyereka ayo mabara yawe wowe ubindekere kanse nkwemeze wanjye we nabonye urinda akatage wowe ujya ukora ubutubuzi bw'amagambo cyangwa bw'amasengesho nawe ubundi igihe bwo gufungurira ingufuri ubundekere n'ubwo gusesa serire papa wanjye urizeye
urize reka mbikurekere njye kukunekera nta kibazo pe. Reba mugiga ni ukuri kw'Imana sura mukinga twe twavuganye mu gitondo saa marajya ajya mu rusengero yabihinduye iteka. Urabeshyera ubusasha wari uri kumwe nani? Nari ndi kumwe nawe Ezekiel wa mupasiteri. Ntukabeshye. Pasiteri w'umwana mwiza n'ibigofero bibi gusa. Wiki? Kandi watuma nkukubita. Ni umuteka gende muzane none asha. Sha Gende muzane reba hano ubundi. Ni umuteka mitwe mu Mungu. 40 yageze sha. Nimuhamagara gasanga atari we. Ashobora kubakana ariko ni udari kwa turi kumwe. Ndakwicura be. Ubundi wambara ingofero gute sha? Kuramo. Ndakwica. Pasiteri ukiri kumubeshya. Ibintu by'ubujura mwihaye sha. Nakwica none urabeshya. Wari uri kumwe nani? Na umupasiteri. Bose wambara ukangirira undi. Ahambirwa imironga mwijosi. Aguruka ha. Chaba. Chaba we mabe. Kosha. Chemu. Akristo bavandimwe. Pastor hagereye igihe. Mbere na mbere kuki utagiye ku rusengero? Sinari nakubwiye ngo saa moya zuzuye wagiye ku rusengero. Wagiye muri niba turi. Ibyo ne nabikubwiye. None se uyu muntu mbona hano yazize iki? Nazize kwiba. Uyu muntu agabarasenga ko uyu mugabo arasenga. N'umugoma afite. Niza ry'Imana ni mubabare na bitewe n'inzara. Muvandimwe muri Bibiliya yaranditse ngo usabye imbabazi arazihabwa. Tamba bari aza kunyiba. Oya mubabarire. Wangiriye mwe koko boss, wangiriye. Urabona atari mu gutaha. Atamukubise wangiriye mwe koko. Mukozi w'Imana girimo. Wangiriye mwe. Uyu vundi pastor nyibi bakwiye gukubitwa. Ariko pastor kingiki bundi ninojya kugufatira iwanjye. Nzati mwica. Pastor ubwo ari wowe ukamusaba imbabazi kandi waranamanuriye. Pastor ndabyumvishe pe. Imana igumugisha ariko mu gitondo ngomba kujya gusenga ariko iki. Mundi nicyo umuntu aba agomba gukubita pastor. Wasanga atari we nawe n'inzara yabimuteye. Kandi ndabona asa nayo mu Kristo muvandimwe. Mureke nta kibazo. Kibisambo bundi. Ejo uzabyibuke. Oya kireke iki gisambo. Hano habaye. Kurwana kino kijuru. Sangene cyane. Umubyeyi kibabari. Barakwigeze nawe. Umva baranyibye. Inkweto n'imyenda byose barabijyanye. Ubu si iki ngiki. Kubiburana iki ngiki. Wamubabarire. Wamubabarire. Hano muri pasiteri. Uri pasiteri? Ntabwo nzi. Ntabwo muzi n'ubwa mbere mubonye. No si imyenda yayikuye we. Oh no. Ni ipantaro yayikuye. Ni ipantaro yayikuye. Izi nkweto zose. Ko pasiteri reka mbabeshe mu gihe uzi ko namamaye. Imyenda ni umugabo wawe. Iyi myenda ni umugabo wanjye pe. Ahubwo nawe urambira neza. pasiteri ni umujura. Ariko uzi ko uri umusore. Imyenda ni umugabo wanjye pe. Birasa nabibonye. Kasi nawe ibintu by'umugabo wanjye. Ariko ibi ni ibiki banyarwanda. Imyenda ni umugabo Umugore wanjye. wande kure. Ntabwo ncika pe. Ntabwo ncika urayimereza. Ubwenge inyuma sha. Ntabwo ncika. Uzi ko abimbwiraga sinjye. Arayimereza. Ariko mwakitoza. Arayimereza. Abanyarwanda mwegeye bakome. Mwakitoza. Nibi bisunzo bimeze nk'iki. Itonde nyine nisobanura. Munde kure nisobanura mu Abanyarwanda. Munde kure. Uyu mwana avugisha gukuri. Imyenda wayikuye. Jewe Abanyarwanda mwaranyemeye. Je ndi icyamamare ndi pasiteri reka mbabeshye ni muzi. Iyi myenda je abantu barayikurikirana wasanga Ntabwo nawe ibintu by'umugabo wanjye. Erekana ikimenyetso. Ikimenyetso do hano nuko hari hameze. Suku Mbere ko reka nagira icyo mvuga. Reka tumeze gisambo. Reka ngira icyo mvuga. Ntabwo cyagiye hari umuntu wagucitse. Yancitse sha. Hari umuntu wagucitse igisunzu arambwira ati tuza kwiba. Pasiteri yarandutse tuza kwiba. Ngo nawe ntabwo ngo umuntu amufashe. Ngo kubera ko ari pasiteri ngo ntabwo mwabimenye. Sikariki sha. ntabwo wancika turamereza turamugira vuba kubitwa. dore kunyicisa Amasha. Tukubita amasha.
byacitse shakira nturiye reka mbabwize reka hano abarimo imari ko nigize pasiteri reka mbabeshye uyu munsi kambayeho